Zaborinsia.
iyamamare kwigisha bigora gukomerezaho abantu bagisohoka umundire abaherekeza abashyitsi tubikore mu buryo bwatuma abakomeza kumva ijambo ry'Imana dukomeza nubwo bimeze bityo ntabwo twifuza gutakaza iminota na mike turacyafite ibyo gukora byinshi turacyafite indirimbo nyinshi zitabaza tugomba kumva icyo Imana yatubikiye kumva ntabwo kirarangira biracyahari byinshi rero abaherekeza abashyitsi mubikore mu buryo bwadukundira natwe gukomeza hanyuma abasigaye natwe twicare dukomeze biragoye gutandukana n'abantu mwari mugiranye ibihe byiza nk'ibi ariko kandi turacyari kumwe n'itabaza kandi mwumvishe ko n'abadafite amavuta y'amapirati bafite amavuta mazima isoko banyweraho n'inzima iratunganye mu izina rya Yesu nabumvise turabapantikoti nanjye ndi umupantikoti no ku mushumba yavuze ngo nabangamiwe ariko nanjye ndi umupantikoti rwose numvaga ko neza no kuba mu bihe byiza by'umwuka Imana ishimwe numvaga itari kuvuga neza navuga ko nanjye nguwe neza no kuba mu bihe byiza by'umwuka nanjye ndi umupantikoti rwose ndi umunyamwuka mureke meteri igende dusigaranye n'itabaza nabo bafite ibihe byiza bafite amavuta mazima nene vuga ko bangwereye ku isoko nzima kandi rwose turagomba kubana nabo ndetse tugiye kwakira ijambo rya nyiri ijambo turamutse tugiye tutumvisha ibi kaba tumeze nk'abantu bahamagaye telefone ari ukuntu umuntu ashobora guhamagara telefone igacamo yamara gucamo wowe ukavuga ibyo utekereza warangiza ugahita ukupa wowe utumvishe tutumvishe ijambo ry'Imana nicyo twaba dukoze tugiye kumva icyo data tubwira haleluya nkunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi bintu byose biba mu rusengero nubwo ndi umuririmbyi ariko iyo ndirimba ijambo ry'Imana ni indirimbo kugira ngo ifashe ndajaginga cyane iyo idafite ubuzima ku ijambo ry'Imana ntabwo inkoraho ubwo nibwo buzima umukristo wese akwiriye kubamo sinaje kuvuga ibigwi byanjye ahubwo nagira ngo mbakundishe cyane n'abahagaze mwihangane Yesu arabireba umunaniro mufite ariko muhagarare kubwo kumva ijambo ry'Imana Imana ibamucisha cyane hari ahantu hagiye haboneka imyanya mugende muri abo bari ababyeyi bakuru n'abasaza ahantu bicara hanyuma mumundire twumva ijambo ry'Imana reka twongere twakire umubyeyi Pasteur Theogene dukomere Imana amashyi cyane hanyuma umugore bon appétit Yesu ashimwe nyamene muzamure ibiganza turamukanye haleluya Imana duhana imigisha myinshi twese dusome ijambo ry'Imana ndakoresha umwanya muto ushoboka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 igice cya 3 umurongo wa 16 reka dusome twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe murongo dukunda kumenya murongo dukunda gufata mu mutwe haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Imana idufasha cyane amen twongere tuvuga amazina yacu n'umuco muzabaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane n'abo bagiye kuganiriza yewe nitwa N'inshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana 3 umukobwa umwe n'abahungu 2 njya nkunda kuvuga ngo n'abana beza basanasa kubivuga ndi kumwe na madamu ntacyo bitwaye umudamu wanjye wanyemeye Imana iguhe umugisha wanyemeye abandi barankujeho Imana iguhe umugisha ariko reba ariteganyirizaga ubusigaye witwa mama Pasteur urumva rero ntacyo bitwaye nanjye nitugera mu rugo mu cyayi cyinshi amen Yesu ashimwe cyane baririmbyi bamaze kuturirimbira ari abatangiye bagarutse ku rukundo rw'Imana aho nahagereye abasoza bavuga ngo Yesu niyamamare mpagaze ahangaha muri iri jambo Yohana yanditse rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri uyu murongo wose urasangamo ijambo ryitwa urukundo kandi urukundo rw'Imana abantu twese twicaye hano reka subiremo abantu twese twicaye hano iri jambo urukundo turarikunda
ubwiye umuntu ko umwanga mwabipfa, ariko iyo ubwiye umuntu ko umukunda aranezerwa. Munyemerere rero mvuge amasoko ageze kuri 5 cyangwa 3 bitewe n'uko n'ibihuza n'umwanya. Twari tugomba kuvomamo isoko y'urukundo, ntitwayivoma tuvomamo ibirohwa, ariko ndaza kubabwira kandi gasoko ducungiyeho. Haleluya, haleluya. Reka nongere subire, twese uko turi aha dukeneye ijambo ryitwa wiki urukundo. Hari amasoko ageze kuri 3, ni menshi, ariko munyemerere mvuge kuri 3. Twagombaga kuvomamo urukundo muri ayo masoko, turangije tuvomamo ibirohwa. Nihuse, isoko ya mbere twari kuvomamo urukundo tukavomamo ibirohwa ni isoko yitwa umuryango, kwa data na mama, muri famiye. Aho twari tunategereje urukundo, ntitwahasanga urukundo kandi ntibatwima kuko batwanze, ahubwo tuhavoma ibirohwa bitewe n'igihe tuvukiyemo. Uzi gukurikizwa ufite umwaka umwe iwanyu bacishuro, nawe ubwawe ntiwibashije ugatangira kurera murumuna wawe, bagutuma kuvoma bagacira ku rugo ngo wibeshe usangeyo. Wagera ku giti cyo kwa Tereza ukigira mu mapera ukibagirwa ko baciriye ku rugo. Wagera mu rugo bakagukurikiza umujuguju. Reka mbabwire, twahavomye ibirohwa batatwanze, ahubwo bitewe n'amateka tuvukiyeho. Uzi kuba mwagiye guhinga mu gitondo, igihe mwagatashe nyoka agakurikira atera intabire, murumuna wawe aharyamye nari ngiye kuvuga umutaka, aho mwari mumaze gutera imbere, bafashe umufuka bakacombamo agati, agacucu kakaboneka, wagwira ikijumba mu muhe ukamukubita ikinogo ukagisekura ukirwanaho. Bantu ubwoba bagurira ibipupe wowe wahetse umukanana, ukabandi bajyagure kurya ubuki bwo mu mukanana. Reka mbabwire, twavomye ibirohwa mu muryango atari uko batwanze, ahubwo amateka twavukiye. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari akandi gasoko. Isoko ya kane, aho twari dutegereje kuvoma urukundo tukahavoma ibiro, ni mu ishuri, mu mashuri bize kera. Harimo abagiye kwiga bitangije, ukabona Filipo mwavukiye rimwe bamujyanye ku ishuri ryo gukubita akamari. Mbibutse ko kera twatangiraga mu mpeshyi, kamari gasoko, ukabona Patrike bamujyanye, wowe usigaye ukubita akamari. Impeshyi itaha ya 3, ukabona na Clementina bamujyanye, wavutse nyuma yawe, kada nawe ugahita wirwanaho ukajya kwitangiza. Wagera bakavuga ati umuhungu wa kwa Rugombo ujute, nabonye data Tanzania nanjye ndizanye. Ugiye wambaye igipira kigera ku maguru, uhunze umujugujugu wa nyokorume, uhungiye ku ishuri ugezeyo usanga inkoni ya Boberi. Hari abayibutse? Badutuma za Boberi murazibutse. Twari tuzi ko dusanga urukundo kuri ba metrese, ahubwo dusanga yo Boberi. Twigira ku binyuguti nyinshi, ariko nubwo bimeze gutyo, hari akandi gasoko. Kubera ubuhanga Imana yakwihereye n'umugambi Imana igufiteho, utsinda atari uko wize. Kuri uzajya
ibirohwa ni isi twayigezeho tuyikata tuzi ko ari cyo tuzayibonamo dusanga ni danje. Mperutse kugenda mubona abana twabanaga ku mubumbe murahazi se barambwiye ngo pasiteri gasiga udusengeye mwana ndababaza ngo bimeze gute se barambwira ngo umubumbe wabaye danje. iyi si irakaze Pawulo arahanura ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. iyi si iraruhije nta rukundo wayo abanyabwoba nirirwa hariya kwa Mutanga nta muntu uhaba ugenda buhoro uhageze wumva kubwira uwaho wese abatinya ku buryo nawe iyo uhageze ntumenye uko bigenze ufatira. iyi si nta rukundo ariko nubwo bimeze gutyo hari akandi gasoko kitwa Yesu twakagezeho dushira inyota komera data amashyi waduhaye kumumenya. Yohana yandikaho ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugize gutera. ndagira ngo dusengere muri iri jambo rivuga ngo Mana aka gasoko twakiriye turakwinginze ukadukomereza ubwo bwaracitse intege ariko uzaduhe kurangiza urugendo amahoro. iyi soko yitwa urukundo rwa Yesu twasanzemo ibintu bitatu. ijambo rya mbere twahasanze agakiza. reka mbabwire iyi si ifite ubutunzi, iyi si ifite ubukire ariko nta gakiza ifite. aka gakiza gafite Yesu wenyine. aka gakiza gaherekejwe n'imbabazi kuko natwe twese twaribira twahuye n'urukundo rwuzuye agakiza duhinduka abantu. ijambo rya kabiri uru rukundo, iyi soko y'urukundo rw'Imana rwuzuye amahoro 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 Yesu aha abantu be. burya nagiraga amahoro kuko nacomye cyo bita gukora ijisho usepfuse ariko ngira amahoro none mfite amahoro Yesu ahabaye. siko dusigaye tunezerwa tutacomye, siko dusigaye tunezerwa tutazinyweye. ni amahoro Yesu aha abantu be. iyi soko y'urukundo rw'Imana twahabonye amahoro. reka nongere ijambo rya gatatu twahasanze imigisha muri iyi soko y'urukundo rw'Umwami. imigisha tutavuye ku babyeyi, imigisha tutavuye ku mashuri, twayisanze muri Kristo. data yaciyeho mama yigendera barancika siko bigendeye bagapfa ariko mwasigiye ikigo. ndangije gasana ndagenda mba mayibobo naha ku muhanda ariko umunsi nakiraga Yesu ngenda mba umuntu. ngeze muri Yesu arambwira ngo njye se w'imfubyi siko nese mbibona we mbona ufite ba mama ubukwe najyaga nibaza nibabwira umubiri bavuga mu muryango wo kwamuresha tuwese turahaguruke nibaza bazahaguruka bikaniwe ariko mu bukwe arivuze mbona turahagurutse mbona bambaye amakoti n'amabubu barahagurutse nyebutse mbarebye ndavuga ngo muri Yesu harimo akandi gasoko k'umuryango gahishe. si n'ibyo gusa, reka mbabwire si n'ibyo gusa rwa rwego nari ngezemo umuntu akaba atasiga muri salo. ngeze muri Yesu muri ako gasoko nanjye ngirirwa icyizere. twari urwego umuntu agera mukaba utamusiga muri salo. abantu nimusiga muri salo usanga yitwara ibinacanje, nimusiga muri salo usanga yitwara
nararwanye nararonje ariko muri aka gasoko ariko haleluya muri aka gasoko kitwa Kristo n'agaciro kari shehe barakoze kunyemera biraruta tuvuga ubutumwa barakoze kunyemera Musemba mayo bari gushaka umudamu w'iyo kumayo reba marine iyo yakiriye Yesu imuvunje ugenda bivuge ukaje muri mwebwe kabantu mukwiruka
koko ariko numva Yesu uri muri jyewe hari icyo ari bukore. Izo ni inzira z'ibiraha ariko aka gasoko iyo wakagundiriye karimo imigisha yose iboneka muri Yesu Kristo. Nemerera ubwire ukwegere wa mugani w'umuyobozi mubwire gucungira kuri ako gasoko. Uko umufasha mu kiganza muhaguruke twisenge. Ntabwo ndenda ahangaha umwanya wo kwigisha tuzabasanga mu rusengero tubabwirize turabigishe, ariko muri iki gitaramo turabuze aka gasoko nako ko gucungiraho. Gira hino dusenge pastor tambuza kwisenge ukicaye isaha hagurutse tunacungira kuri aho. Baririmba muri bigeraguze ngo urukundo ntawamwandika ngo arurangize, ngo nahijuru ryaba impapuro ibyatsi bigahinduka uducumu tw'abanditsi, inyanja zigahinduka wino, ntawavuga iby'urukundo rw'umwami ngo bizarangire. Kunda rukubabarira rutagucuriye. Uru rukundo rwuzuye amahoro, uru rukundo rwuzuye agakiza, uru rukundo rwuzuye imigisha iva kuri Kristo. Twizamurire ibiganza tugire icyifuzo kivuga ngo Mana turakwinginze dushoboze gukomeza gucungira kuri aya maso. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turagushimye cyane Kristo. Aya batari wowe Data we, iyo Data Uwiteka Imana utaza kutuvana Data Uwiteka aho twari hari ntabwo twakirwaga akaba urutega Mwami wacu wo mu ijuru, imiryango ntiyatwumvaga ndetse Data we ntaho twisangaga Data, ariko kubw'urukundo rwawe ijambo ryawe riravuga ngo waduciyeho Data twigana mw'ivata uravuga ngo ntitubeho. Mwami wanjye tubaho, twari dupfuye, twari dupfuye ntawaducega kandi urutega Mana, ariko Data ijambo ryawe rizima ugira imbabazi n'ibambe utinda kurakara, ntabwo umujinya wawe iteka ryose mufase abana agira inama babyara, niko Imana yacu igira neza bayo izi ntege zacu. Mwami wanjye wo mu ijuru, iyaba atari wowe tuba turi hehe? Natwe tuba twaratawe kuko twari ntabwaha. Mwami wanjye iyi si ntabwo igukunda, iyi si Data wera ntabwo Data wera nawe ukuri dufitiye amasoko Data ni menshi, aya twakavomyemo Data we ntacyo twahavayeho, ntacyo yatumariye. Mwami wanjye wo mu ijuru, ntacyo yigeze atumarira. Oya Data mutanga bugingo, Data mutanga bugingo, ayiwe Data Uwiteka Imana turagushimiye cyane. Maze Mwami wacu wo mu ijuru, nicyo cyatumye Data udukunda utanga umwana w'ikinege kugira ngo Data utazatarimuka, ahubwo hari ubugingo buhoraho. Ntabwo Umwana w'Imana icyo yerekana no kuza kuducaho iteka, ahubwo icyo yerekaniwe no kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Turagushimye ko duha ubugingo buhoraho, turagushimye ko Uwiteka Imana yanjye. Data we ushimye ko duha ubugingo buhoraho, ushimye ko tutazapfa upfuye, ushimye ko Data tutabereye abasetsi, ushimye Data Uwiteka Imana yacu we ko badusekaga Data Uwiteka Imana basigaye Data badushimira mu mitima yabo. Ushimye ko Data Uwiteka Imana yacu aho tudahabwa Data agaciro tugiye tugahabwa. Ushimye ko Data Uwiteka Imana twabaye agaciro. Ushimye ko Data Uwiteka Imana yanjye Data wera, ushimye ko mutanga bugingo, ayiwe Data ntabwo turi abakozi bawe. Ushimye ko Uwiteka Imana uramuzi dukora mu ikari ryawe. Data wera avuze Data avuze Salomo arababaye mu mutari imbere amwiyegereza akora mu ikari ryawe. Uravuga ngo abasore n'ingendo bazagenda baruhe, ngo ndetse Data abasore bazamwami abasore bazagenda, ariko Data abatigisi
amashyi tuvuga ngo bakabyaho bakama tuvuga ngo imana igira neza tuvuga ngo uwiteka bamushime udukomeze muri amasoko niko natwe isoko igakama tugeze kandi n'igihe izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen. You and me.
hera twari abanyamahanga nta gakondo dufite ariko kubw'urukundo imbabazi zawe twemerewe kwinjira ahera twari ubwoko buvumika dutemerewe kugera hera twari abanyamahanga nta gakondo namba ariko kubw'urukundo imbabazi zawe twemerewe kwinjira ahera ariko kubw'urukundo imbabazi zawe twemerewe kwinjira ahera watubereye igitambo cy'ibihe byose nta bitambo by'imana irungura watubereye igitambo cy'ibihe byose nta bitambo by'imana irungura ushime 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 watubereye igitambo ushime amaraso yawe turayashima ushime ushime
Yesu ageze kwa Lazaro amaze iminsi iramumva. yaramubwiye ati Lazaro nshuti yanjye Soka ukomeza witegereze wino kwa Yesu emera inshuti ye kuko wasuye Lazaro ubuzima bwaburira inyoni zikajya zidahinga wino kwa Yesu emera inshuti ye kuko wasuye Lazaro ubuzima wasuye Lazaro nawe ni muzima wino kwa Yesu emera inshuti ye kuko wasuye Lazaro ubuzima arasohoka ukomeza witegetse wino kwa Yesu emera inshuti ye kuko wasuye Lazaro ubuzima bwaburira inyoni zikajya zidahinga wino kwa Yesu emera inshuti ye kuko wasuye Lazaro ubuzima wasuye Lazaro nawe ni muzima kuko wasuye Lazaro ubuzima. Mana we twarakubonye mu bihe bigoye ineza yawe yatwongeho mu bihe by'ubutayu bunini aho twari twiciwe n'inzara n'inyota wadudumisha amazi umanura abantu turahemuka Mana we twarakubonye mu bihe bigoye ineza yawe yatwongeho mu bihe by'ubutayu bunini aho twari twiciwe n'inzara n'inyota wadudumisha amazi umanura abantu turahemuka mu bihe by'ubutayu bunini aho twari twiciwe n'inzara n'inyota wadudumisha amazi umanura abantu turahemuka ntacyo twagusiza ntacyo twakuburanye wakomeje amaso kuba uhumuriza imitima
Yesu
imbaraga zawe nyinshi. Turagushimiye ku mugambi wawe mwiza, wavuze kuzabana natwe, wabanye natwe twabibonye, wabanye n'iri teraniro, wabanye na buri wese, wadushyigikiye, wadufashije, wadushyigikiye, twigeze utureka. None Yesu turakwinginze kugira ngo buri wese n'ubundi ukomeze kumuduhera umugisha. Turagushimiye kuri kumwe natwe, tugiye twe kugenda, abasigara ukomeze kubana nabo no kubashyigikira no kubitaho no kubabera igisubizo muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu master of ceremony byamugoye kuko ibi bibayeho nibyo Imana yatubwiye. Noneho we yaduhagarikaga kuko ntiyarahari kuko kandi gahunda yagombaga kuzubahiriza. Nyakubahwa turagushimiye ko wihanganye. Ibiriya byose Imana yatubwiye, nanjye tubekere mu Imana amashyi, mu Imana. Amashi twita ya special, ibyo Imana yakoze nibyo yakoze none today, none nejo, after today, tomorrow nishimwe. Wabyumvise? Ibyo yakoze nibyo yakoze, n'ibizakora nishimwe. Kabiri gatatu. Mubihuta rero ninge nari number 1. Numvaga tubugende nka saa 10 zuzuye, ariko murebe ku isaha masanga zarenze, ariko Imana yari yabishakira ngo dufashe. Nagiraga ngo duhe intashyo, noneho bano bana bacyure hakiri kare, twihere intashyo gusa, ariko muri makeya twabashimiye abo twafatikanije n'ababigize uruhare kugira ngo urugendo rugende neza. Abaterankunga bacu by'umwihariko n'iyi korali yari itanze cyane, isenga buri munsi, bahimbye indirimbo y'amasengesho, mwabyumvise. Nimumfashe muberekere n'ibiganza, mumbwire ko Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Muduhe intashyo yo kubamushura.